Hamjambo, habari za siku nyingi. Habari ya kazi. Na habari ya kazi. Hao ambao hawana uniform nao wanafanya kazi kubwa sana. Mumeze neza? Akazi karagenda gate. Nishimye kubona uyu mwanya ngo nze tuganire, ariko mbonereho nuko bashimira akazi kenshi gakomeye kangombwa mumaze igihe mukorera igihugu. Iyo mukorera igihugu namwe muba murimo, muba mukora akazi kanyu, sibyo? Uyu munsi rero mboneyeho umwanya wo gusubiramo ibintu bimwe na bimwe twiga mu mateka yacu. Amateka yacu yatwigishije byinshi tugomba kubakiraho, byinshi birimo akababaro, birimo ibihe bikomeye, ariko nubwo hari ibyo bihe bikomeye, hari ibintu byinshi, ingorane nyinshi igihugu, abanyarwanda bahuye nabyo. Icyangombwa ni uko u Rwanda rutazimira. Abanyarwanda, abemera Imana ubwo birabareba, ariko nabyo bifite agaciro kabyo. Uwaremye u Rwanda, uwaremye Abanyarwanda, ashobora kuba ariho, ariko ibyo ari byo byose icyo nzi ni uko atari umuntu nkatwe, yaba ava mu bihugu bikize, yaba ava mu bihugu bya kure, nawe yaremwe nk'uko twaremwe. Ntawe udufiteho uburenganzira rero n'umwe. Nubwo amateka yacu muri yo ibikubeshaho bitaba byuzuye, bikaba byaturuka ahandi, bigomba kwiyongera ku byawe, ntabwo biza bisimbura ibyawe, ntabwo biza bikwambura ya masomo navuze twiga. Mu masomo twiga y'ibiba hirya no hino ku isi hose, tuvanamo ko hari abashaka kwigira nk'aho baremye abandi, ariko ntibyo, ntabwo ari byo, si byo. Nta baremye abandi, nta baremye, niba hari abaremye abandi, abo baremye n'abahandi ntabwo ari abo mu Rwanda. Icyo bivuze rero ni iki? Icyo bivuze ni uko twebwe nk'abantu twigenera, twibeshaho, niyo